Nangire mbasuhuza abakunzi ba Butu TV nkuko muri kubibona turi hano i Nyabugogo werekeza hano kwa Mutangana hamaze kubera impanuka twihanganisha ku bavandimwe bamaze kubura uyu mupapa nkuko muri kubona umupapa wari nko mu myaka 45 ubwo yarari kwerekeza kwa Mutangana moto ikahita imukubita ikamuhitana nta kundi nikisimera ese izi mpanuka ziri kubera mu mihanda ziterwa n'iki turi kumwe n'umushoferi umwe mu bashoferi nyine dusanzwe batwara ibinyabiziga ese mushoferi izi mpanuka ubona ziterwa n'iki akenshi usanga izi mpanuka zikunze guterwa nuko abantu benshi bamwe baba badasobanukiwe amategeko y'umuhanda ugasanga bigenda bibakoraho rimwe na rimwe cyangwa se ugasanga habayemo kutumvikana hagati y'abashoferi n'abanyamaguru ku muntu uri butambuke mbere bitewe nuko haba badasobanukiwe neza amategeko y'umuhanda nkuko bisanzwe ubundi akenshi iyo uri kwambuka zino zebra crossing iyo uri umunyamaguru ugomba kwitegereza itara ry'icyatsi kibisi yewe hazamo n'ishusho y'umunyamaguru kugira ngo ubashe gutambuka iyo harimo rero itara ry'umutuku biba bisobanuye ko umunyamaguru utagomba gutambuka icyo gihe n'ibinyabiziga biba byemeye gutambuka ariko akenshi usanga izino mpanuka zikunze guhitana abantu usanga zikunze kuba igihe haba hagezemo itara ry'umuhondo riteguza yuko umuntu agiye kwambuka cyangwa se ikinyabiziga kigiye guhagarara muri kwa kwihuta rero umunyamaguru ashaka gutanguranwa n'iryo tara ry'umuhondo kugira ngo ritarangira atararangiza kwambuka zebra crossing usanga ariho kunze gutebera impanuka kuko n'umushoferi nawe aba ari kwirukanka asiganwa na rya tara kugira ngo ritamufunga atararenga iyo zebra crossing ugasanga rero rimwe na rimwe niho havuyemo kuba habera impanuka umuntu akaba yahatekariza ubuzima nicyo ahanini usanga gikunze gutera impanuka z'abanyamaguru ndetse n'abashoferi mu muhanda nk'umuntu iyi mpanuka ibaye ahari ese urebye yuko bavuga ngo nta munyamaguru ugira amakosa ese urebye wowe wabonye uyu mushoferi ari we wari ufite amakosa cyangwa n'umunyamaguru yewe ntago nabibonye neza biba ariko nkurikije ukuntu nabyumvishe naje gusanga umunyamaguru ari we wari ufite ikosa kuko hari harimo itara ry'umutuku ryerekana ko ikinyabiziga ariko cyo kigomba guhita hanyuma yambuka aviyoye feruje bihuza n'uko umumotari nawe yirukanka agashaka kugira ngo atanguranwe n'iryo tara ry'umuhondo kugira ritaza kumufunga birangira amugonze urebye umunyamaguru niwe wateje impanuka none yuko bavuga mu mategeko ngo nta munyamaguru ugira amakosa kuko nkawe mushoferi mu mategeko wize usanga umunyamaguru nta makosa agira akenshi impamvu bavuga ko nta munyamaguru ugira ikosa niko usanga ubundi umushoferi icyo asabwa ko agomba kugera kuri zebra crossing yamaze kwitegura neza ko nta muntu uri gushaka kwambuka yitegereje hakurya no hino ngo arebe ko nta munyamaguru ushaka kwambuka ahanini rero bavuga ko umunyamaguru atagira ikosa kubera ko akenshi we ntabwo abazi amategeko y'umuhanda ariko umushoferi we abazi amategeko y'umuhanda niyo mpamvu agomba kugenda igihe cyose yigengesereye kugira ngo ataza kugira umunyamaguru yaba yagonga bitewe amuziza yuko atazi amategeko y'umuhanda benshi bari kuvuga ati ariko uyu mushoferi niwe ufite amakosa twabuze n'umuntu n'umwe watubwiza ukuri umwe aravuga ati umwe yambutse mu gihe kitari icye undi ati yambutse uruhushya yamaze kurubona rw'amatara ese ukuri kwaba kuri hehe reka tubiharire abayobozi bari bo babikurikirana dore yuko hari na kamera zishinzwe kureba uburyo abantu bambuka nk'ikibazo nk'iki ngiki ku buryo cyaberamo kamera nta kindi zishinzwe ni ukureba ibiberamo hano byose nk'uko mwakomeje kugenda mukurikirana amashusho hano kuri Butu TV mukurikira uburyo iyi mpanuka iteye ubwoba kandi ibashije no kuba yahitana umugenzi ni ibintu bibabaje cyane kandi twihanganisha abamaze kubura umuntu wabo
nta kundi Imana imwakire mubaye nk'uko abanyarwanda dusanzwe twihanganisha abagize ibyago. Amakuru rero yari ayo ngayo kuri Butu TV. Ciao ciao, murakoze cyane.